bari abantu bose afite ari amashene bakitereka nta n'umwe usigaye, bose bakanshyira kuri thumbnail zabo bamerera nabi. Noneho kuko bari abantu nabo abari abakozi babo hano, ari nk'abagenti babo hano, wakabona ntari bukore nk'ibyo bari bakoze cyangwa se nk'urugero biroroshye, uzagera umutege mikoro mubaze Mutabazi yaravuze ngo Ingabire Victoire she deserve the bullet in the head, what do you think about it? Igisubizo azagusubiza tumenya ngo aba muri FDLR cyanga ntagayiba. Noneho Mutabazi ahubwo ari we mubwira ngo sigaho wimuvugaho, no, ahubwo nasiga ariko kwigira fan club ya FDLR, nasigeho ibyo bintu byo gukora ibiganiro mwigira ngo muzi kuvugira mu mizimizo, please. Ese ubundi wumva iyo mizimizo nimba yivuze ugamije ko arabari buyumve, ubu barayuko inzego zitayumva, ubaza ko Mutabazi ntari buyumve, ubaraseka abandi banyarwanda bafite ubwenge batari buyumve. No, wimbwira Mutabazi ngo nisigeho, ahubwo nibasigaho kwigira fan club za FDLR. Uwo muntu wambazaga ni fan club ya FDLR, ibyo bintu ngo nongeye kugusoza wowe wakoze subscribe kuri Lion Official TV. Nk'ibisanzwe rero ni amakuru tuba tugarutsemo abari gucicikana hano ku mihanda, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga arizo social medias, arizo YouTube, Twitter ndetse na TikTok. Inkuru rero ihari ku mihanda nta yindi ni y'umugabo witwa Apotre Mutabazi, aho yaje kugira gutya akibasira umunyamakuru Karegeya amuvugaho ibintu bikomeye cyane. Nk'uko mumaze kubyumva, uyu Karegeya akaba yarakoze ikiganiro kuri Max TV, ariko by'umwihariko akagikora yibasira uwitwa Kasuku Jesquiza wa Mipango. Ngira ngo iyi nkuru mumaze iminsi muyumva, ariko uyu mugabo yaje kugira gutya akora ikiganiro kuri Max TV. Uyu munyamakuru Karegeya, nimba ari umunyamakuru ntago mbizi, ariko amagambo yavugiyemo niyo yatumye abantu bose bamwiha. So ngira ngo ubanze wumve kuri iyi video, wumve amagambo yavuze ndetse wumve n'ikintu uwitwa uyu Apotre aho yagize gutya akamusubiza amubwira ati ahubwo wowe Karegeya uri fan club ya FDLR. Ngira ngo FDLR ni abasize bakoze bibi mu Rwanda, bakaba barahungiye muri Kongo, bakaba ba mu mashyamba ya Kongo, aribo bakomeza guteza imvururu mu karere. Ngira ngo banza wumveho gatoya, ubundi tugaruke n'inkuru yose, ubundi turebe ese ninde uri mu makosa, ese ninde uri mu kuri. Aho hasi muri komenti muraza kumbwira. Kibo batuka igihugu, bagatuka n'abayobozi b'igihugu. Igihugu bagituka gute? Ntakiye mureka kubeshya. No, ikamanze nongere nsubiremo. Ni gute twisanze igihugu kirwanirirwa n'ibitutsi? Ubwo n'urugo ruzubakwa n'ibitutsi noneho. Ubu twarakamutse mu bwonko ku buryo tutatekereza ngo umeze atya bamugoroza iki? Umuntu se ntabwo wamubwira neza akajya ku murongo. Hanyuma rero urutore rwabo gasukwa tuka. Icyo nzi cyo inzego zamwihakanye n'abandi, ubu na Pastor Claude nawe butatuzakibaza. Usibye kuba ahangaha rero ngira ngo umaze kumva inkomoko yaho ibi byose biri kugenda bituruka. Ni nyuma yaho uyu Karegeya yagize gutya akiha uwitwa Kasuku Jesquiza wa Mipango ukunze kuba ari gutukana n'abanzi b'u Rwanda aribo Bigarasha, aho yagize gutya akavuga ko uyu Kasuku akwiriye guhanwa cyane, yuko ngo nawe ari umuntu uvuga amagambo atakagombye kuvugwa y'ibitutsi atukana. Uyu rero Apotre Mutabazi we yaje musubiza amuga ati wowe ahubwo uri fan club ya FDLR, mu gihe undi ari gutuka Ibigarasha, wowe ukabifatamo nk'ikindi kibazo kandi ari ukuvugira igihugu cye. Ngiyi rero iyi ni intambara yaje kuvuka hagati y'uyu Apotre Mutabazi ndetse n'uyu munyamakuru. Ibintu ku mbuga nkoranyambaga rero hakaba hatangiye gushya, byo twakwita gushya cyangwa se gushyuha, bitewe n'aba bagabo bombi bakomeje kugenda baterana